ntabwo nkamwe b'i Kigali nabonye mugira ibyo mwicaraho by'intebe by'imyeru none se tukigera aho ngaho ikintu bita lavabo urakizi? Lavabo izi hano hantu si kwa mama tujera nawe ndabona ko kabisa ndabona n'ibishyimbo byabo byose aha ngaho kuba twahaza sinzi ko igipangu ntabwo cyari gihari ko ndabona ari aka twikomereze imbere dukomeze imbere turebe ko yaba arimo ariko ibintu by'amatara bari neza uriya muntu wamuturangiye nawe yari yitegereje rata kureba neza yari yitegereje rwose yemwe ba mwiriwe muri aho yemwe meze nk'abadahari abana bahari sinumva n'abana barira ndabona hakiza ko basizemo umwana mu nzu ndumva ari kurira yemwe ba mwiriwe akose ufite nimero yera bari bayimpaye ariko ndebe ko naba nyifite ahari harya na se wayimpaye cyagiye harya wari wambwiye ngo nandikeho Mukamana ntayibonye kiramumpamagarira ndabona ubu ariko se mana ahantu mbona hakinguye ni amahoro cyane izambandi zahara muri dobandi akanindende mpamagarire twumve ibyo ndabona yafarenga hano hantu wazazikira n'amasaha ndabona yasubiza ibyo uraho neza ibiti se twakiriye uraho neza ndabona uri n'imiboro n'ibiti byose aho izi ndatangaye kuva ndakubwira akantu mbonye kuri mama kuva nabaho mbonye umumama ufite ubwanwa ahubwo njye ikintu cyawe mama ko hagiye kuzinga ugasiga umwana mu nzu aryamye arimo ararira yewe hari umukobwa wanjye bita Nyiramana yabyariye hano ariko wasanga buri arimo arahira utwatsi tw'ingurube harangwa zose baba tukibaza ikibazo ihangane tuvuye i Kigali sindanywa n'utuzi sindakaraba tuvuye i Kigali urumva tuvuye i Kigali baturanye umuntu w'umumama w'umukene nanga muri tuje rero we dushaka uranyihanganira mubaze ibibazo nka bitatu oya nta kibazo ndi libre yabyo ni ukubera iki mbona ufite ubwanwa nk'ubu bwanjye rero buriya hari ibintu bita imisengo nkuko nawe wavutse uri agahinja nta bwanwa ugira wamara gukura ugasanga ufite ubwanwa ugasanga ufite na bya bindi ntavuze ubwo rero nanjye imajije gukura hari ibyo bita imisemburo nanjye nasanze hano ariko ngo babyita imisemburo y'abagore nkuko nawe yasembutse ikazana ibyo ngibyo ufite bita kiroso ikibazo nagize ni ukuntu mbona ufite ubwanwa kandi uyu mukobwa twazanye impano ntabwo afite oya ntabwo abantu tunganya imisemburo iyo ngo ashaka kuba afite imisemburo iri hasi yanagira imisemburo iri hejuru ariko bitavuze iki habona akantu kitwa koko nk'ubu mama wanjye umbyara afite utwanwa hano tutatu ni ukuvuga ngo izi ni ukuvuga afite ubwanwa by'umuryango kubera ni ko gakondo noneho rero ikintu cyatuzanye hano wabaye umunyamahirwe twabajije umudugudu w'inangaha tumbaza umuntu w'umumama utishoboye hanyuma tumubwira ko twifuza kuba twamugera niyo mpamvu rero batwemerera kugira ngo tukugere n'inkora imeze nabi n'ihangane tugira ngo tukubaze ese ko tubonye wari ufite isuka n'inuza n'umuhoro ngira ngo n'uri ukwivuye guhinga ukunda kurya iki mu buzima busanzwe bitewe n'ibintu byawe ukunda kwirinda rero buriya mu buzima busanzwe buriya nkunda agatoki pe nkunda agatoki washyizemo utunyobwa ugashyiramo twa tudodi na twa tundi mama batwita twa tuntu tugira batwita utudagara wamara kudushyiramo nakikura n'aka gapira nkicara kuri cya kirago rwose ibintu bikagenda neza ibijumba se urabikunda? ndabikunda cyane uzi ikijumba noneho ku mata nuko ino nta mata haba
umuceri baboreye umuceri ye naburiye kwa mukuru wanjye iyo ngaza Kigali uryoha kubi naho ndakunda ana no byo kumugura umuceri mwamungirereza uze kumugura umuceri hanyuma igitoki wagikunda ndagikunda pe inyama zo noneho zo nzibonye tuvuze inyama rasa urabona ngani oya inyama turazikuzanira nawe umva inyama zo nzikunda rubi inyama urazikunda cyane noneho rero ubuse ubonye nk'umuntu kuvana muri ubu buzima bwo guhinga wabyemera ubuse ibya bishyimbo byanjye byo bishyimbo byanjye nashyiraga ku kajumba ako gatoki nabonaga murana ko ngaha hari urutoki ikindi kibazo ugira toilette ya yindi nyine y'ibita ariko umuntu utayimenyere ntabwo nkamwe b'i Kigali nabonye mugira ibyo mwicaraho by'intebe by'imyeru none se tukigera aho ngaho ikintu bita lavabo urakizi lavabo reka ntaho biba reka ahubwo bazi ibyombo reka twebwe twigira cya kidarabarada ubundi ufata injerekani zimwe ukayicimburamo kabiri warangiza usukamo amazi nkamwe b'i Kigali akenshi dore n'abangana abazungu dore mbasa na nyiramukarage ubundi ukagicamo kabiri ukogerezamo ibyombo ugashaka isafuriya nziza y'umukara tutekeramo nta kibitwayemo imbere ipfa kubisa neza ukarangamo bya byombo iyo Liverpool ntabwo nyise Liverpool noneho hanyuma rero impamvu twajanga impamvu nyamukuru twaje duca kwa mudugudu tumubwira yuko dukeneye kuza kureba umumama utishoboye hanyuma twaba twamufasha ariko byaba ngombwa twe tugira gahunda zo gufasha abantu sibyo yaba ngombwa tukaba twamutwara ariko n'abaciyemo nibagiye kuba agatebe amanze dore nta kibazo by'ihurire inzu yanjye niriya kamanze ngezemo kano gakwita turi kwihuta ntacyo wayireka ngaho genda utabuke ariko intebe rwose intebe ntiwigore gira utebuke dukoze utundi tuba dukeya twigendere mukamba ariko nta n'agatebe gafite ngo duhereze abashyitsi uriya mukobwa n'amashe kunanira yereka nze babyeyi intebe zangaha nazihaba wa muntu yicara ku karago ubuse murakicara mama wikwigora ahubwo watubwiye ngo ukunda ibijumba ibitoki leta tumugongo se ndacyawugira ngo n'imyumbati tuvuze inyama tubona urasaze byihorera wakujyana i Kigali ukajya wirirwa wirira inyama i Kigali oya se kandi Kigali hari heza none se ko mpamutatu wenda uyu mugongo wakirana tuvuze i Kigali bitugwara umugongo ngaho mbwira mwana wanjye warumbwira uti turifuza kujyana i Kigali none imyambarire ariko ziriya ntebe mwicaraho ntabwo zijya zimenyereye oya uzazimenyere kujyanye handi kagame maze ubundi ngirira gutya ngira nakagapira yose kurinda mama ngaho urakoze bake ndaje tugende